ibya 200 biraboneka hano ibya 200 bishaka ukabibona n'iby'ijana ubifite ijana rimwe urumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi ntabwo twamukigikira uyu nguyu anihaye ijambo BFM umwezi inshuti y'abamamaza ya baba mbega agahinda we aigo wasetse nkuko usanzwe useka ukareka guseka utuntu tw'udutwenge dushishuye uzi ko urimo gusekana imbereka ni agahinda manseka mbabaye oya seka usekanye imbereka no ariko unyereke ijambo uvuga uti no ibintu se biri kuba nibi Sofadira yarategura urugendo rujya muri Kenya gukurikira Amavubi hari uzagenda kwa kangahe Cyagiye kubona indege kabisa ahubwo sinza ugira amahirwe we mbwira Benja igitekerezo ugiye kubona indege bakoze ikintu cy'unyobora ugiye kubona indege abigenza babacaye nahise ngenda kuyobora nduhuye oya ngewe mfite ikibazo unyinjiranamo inkweto nzikuramo mu ndege nta muntu ujyana inkweto none nzabigenza gute ubwo nzabigenza neza no kwambara ngo nta muntu wambara abantu uhinguke Kanombe abantu bose batanga tabigenza no bakabyara ngo bayijyamo bate ngewe natanze igitekerezo cyo nakijyana n'ikamyo hari ikamyo z'iki Nairobi bambwiye ngo yagera hashize icyumweru ibintu by'indege numvise ubu indege ugiye kujya mu ndege yewe kereka nemera ko nzamanura ikirahure kuko kereka nimba bazemera ko nzamanura ikirahure nkagenda ndeba pepera n'abantu bazambona mbwira abantu bazambona undi mu ndege bambwiye burya indege imera ariko najanga ngiye ikintu cya mbere nzahagera kare mbanze ndebe ukuntu ibiparitse si babyemera ko yabanze igahaguruka nkabibona nkabona kwinjiramo igenda oya uzahagarare ku cyapa kuko mfite ibintu byinshi ku ndege nshaka kumenya yewe uzahagarare ku cyapa za Kabuga ariko wa mugani ntabwo none si icaye nengera Kabuga izagufata icaye abambwiye ngo Masaka ahari ntunahagarara ku cyapa zagara ku cyapa Masaka ntizansanga yize nyireba kabisa bagira gutya se Fadi mu ndege dore ukuntu bigiye oya bagira gutya kwa kuntu utega ugira gutya cyangwa bagira gutya ugiye guhura n'ikibazo gikomeye kabisa yewe ntabwo ndi kubyumva ariko jari kenyemerera mbona nageze ibikamyo kuko Grand Frère agera atwara ikamyo ijya muri Kenya kandi bari kuba nangejejeyo ariko barangejejeyo kabisa uzitwararike mu ndege urumva nta bintu byo gukebaguza mu ndege nta byo guhaguruka uko ubonye nzava Kigali n'amazi nyweye mu ndege nkajya kwihagarika ni akazi kawe ni mu kirere cyangwa nzajyana agacupa mwese bigenza bate mu ndege ugiye kwihagarika babaca mana nyagaza Zavi yatangiye akazi Kenya Nairobi nawe yaje ameze Kenya Nairobi urakomeye ndaho nuko usigaye uvuga se Kinyarwanda ni kikeya Kinyarwanda gake muto cyane kake bari bagiyonza kazina kabinirihe akazina Benjamin I know you guys I know you ngo muzunga turutsera none se niko indege warayibonye narayibonye ariko banze yuko ngenda nyine nashize umutwe hanze umvaga ndibite ninjira ngicara mu ndende kwa kuntu nyine Nyabugogo twicara muri bisi dutegereje ko abagenzi bandi baza biyongeramo tugahaguruka mareka mbwiza ukuri reka twereka iyo bintu
Ya va, Voy a respirar un poco más. Bueno. Bueno. Nada, esta conferencia es This conference para comunicarle que is to communicate bueno, he decidido that I have decided dejar de jugar al fútbol. to stop playing football. Concha su madre. uretse ko nyine ari ibintu biba biriho biba byabaye ntabwo iriya kabutura imubereye ariko ntabwo mbese ikabutura zimubera buriya se no mu busanzwe si ku buryo ikabutura imera kuriya ujya mbese ntabwo ikabutura zijya zimubera aba yambaye iki gikabutura kugira ngo ni ikintu kigunira bamucomekeyemo gusa kiriya gikabutura mbese bambaye ikintu cy'ikabutura reba nka Neymar ukuntu imubereye karamwegereye wabaze urukure nyine Neymar se n'ukuntu aba yazamuyemo n'agakora ubona Neymar abaze urukure bigenda abatayeri bakabigabanya Messi rero kiza ari igikabutura kiza ari impari apfa kwambara we ntabwo ibyo bintu bimureba ariko Messi uzanatsubiza nabo n'umujyana muri Barcelona yakafite ibintu by'ibimari yambaraga bikabutura gutura uruntu iyi cyo no kijya kumera nk'icya Chicago Bulls Roma iwacu mu cyaro ari igihe ujya gutya papa akavuga ati ujyanga amafaranga uzagurira ikabutura agiye wambara yanjye ukayambara izirikishije ururere mu nda izengurutse noneho iyo wagiraga ibyago ufite papa wishe warakenyeraga nyine mu mwitero barakikwambika kikaguzenguruka nka gatatu ukaberwa se uberwa yari igihe wicaraga nabi no ajya kumva abandi bashumba muragiranye ngo bapfe inzoka cyangwa intozi oya inzoka intozi bagamba igipira cyonyine bagamba igipira cyonyine ukicara mu kiguri cy'intozi zaraguhaga gavuga uti kabe ejo match irangiye bakora abantu barashinyagura cyane Rujugiro yaraje abwira abahuriga bareba ngo nimuze dukora inama ya nama se yari urimo bayikoze yagiye n'abasanze hano bicaye Rujugiro ari yenza uwitwa Gacuma yavuze ati ngiye Dore sinjyanzi iriya nama Rujugiro ni igitekerezo cya Rujugiro yavuga ati muze dukora inama ese bakoraga inama y'iki abahuriga bari barakaye nimugoroba bararakazwa umuntu wabakuyeho n'inkunda match bavuga ati ngiye mfite 5 turasangira agacupa baravuga ati kabisa ariko Masudi ngo ejo ngo hari undi muntu uje abagabo baba bagenda bazenguruka hari inyuma ya badge yanjye ariko iri imwe muri kafu nayibaye akira afanda rengwa ajye kunzanira badge nanjye nambare badge ngiye mfite badge nk'eshanu rero none izitangaje cyangwa utize urefite aho ngaho wenda zifite yara mu modoka izo nakoreye muri kafu ariko ufite niyo muri wefa oya agenda ashaka iyanjye y'akazi yo muri kafu agenda yinzanira hari hende mu ndebera agenda nzanire ntuze hari nanjye nambare agenda nzanire badge ngiye nambare muri wefa oya batuzanire badge dukora akazi twambaye badge sana badge wa mugani dukora muri tugezemo n'ayakazi dukora muri kafu hano hari abagabo bambaye badge ukabona ibintu birasa neza kabisa kwa badge kabisa badge aho dukora akazi twambaye badge nabyo ntabwo bizavamo neza ariya ngo iyi ni ibintu bitegurwa n'igitangazamakuru ibaza igitanga France Football kirakomeye ibi kintu yakoze kirakomeye tuvugisha uko cyane cyagitegura oya kirakomeye oya no iki gitanga ni company ikomeye iyi Ben ni company ikomeye aho gukora muri aho kugira ngo ukore Sky wakorera France Football guteze muzane badge dukora akazi twaba tumeze nk'aba bagabo bo muri kafu baba bafite inda zicumitse imbere ko ndimo ndareba amafoto y'abapapa hano uburyo binjira icyo nashakaga yari badge byihorera ibindi nduretse byemeze nk'aba bagabo muri kafu ubu ngubu ni gutya baba bagenda bazenguruka ahantu nk'ahariya badge zo muri kafu za peni na berikani badge ngiyi
akazi katangiye ubonye niya Nairobi y'u Rwanda na Kenya ngo mukora muri kafu twe dukora muri kafu twe dukora muri kafu ayibonye arapeni na berikane kabisa oye ngiye ngiye nta bya match ngiye ni kafu dukora he muri kafu bambaye n'amarineti noneho babacabuka bagenda ku ruhande bagenda batembera urababonye akira baji baziritse ari inyuma kabisa wowe ntabwo ariko wowe ubanza ukora muri konga kafu oya ni baji wa muntu ryashyira hamwe wowe urareshe neti ryashyira hamwe urumva ijyanye n'iryihuzaga bo muri Afurika y'Amajyepfo n'iri gute wowe muri Kosafa wowe ni Kosafa oya nagine urazirika baji we yakafu oya rekirikire we urumva ndimo bari bayimayigize ibigabo bikora muri kafu ni bibi cyane hanyuma Nikona igiye gutera ku 12 umukino ugiye guterwa n'ubundi na Rwanda Form maturanza cyane ya Rwanda Form kona bayiteye imbere za murya United hano Dege yaguye ari umuntu mukandage attention ari umuntu kubise Dege shot umuntu hariya ari umuntu kubise Dege ni mugenzi we Fred rwose Fred wamuhonyoye uzi ko bagitanze igitego heza amategeko avuga iki none se ndacyogeza yaranje ubundi amategeko ni kuri yabyemera nyamara bareba kure bisunze kare Sato Rwanda Limited abasore b'ikipe ya Manchester United hariya bagira gutya bisyonyorera umuzamu wabo Dege yatunze icyonyoreye hitamo magaze Sport Class uraba wisanishije n'insinzi David aganyuma gukorera ikosa na mugenzi we ariryamira Emil Smith-Rowe aterekamo igitego cy'ikipe ya Arsenal ya basobanukirwa Mango 4G truly 4G network Martin Atkinson ahita aterekara bati mupasi isura cyosomba we nzihe wowe uraho nawe uraho ye mwaro ryoshye mwaro be kapitali ndinda kuryo hasa ndikiribwa ariko abasore ba Nyarugenge namwe mvugo musigaye mwarihaye aha mbese ntukinyibuka reka ndabona unyuze mu jisho ariko nanjye urandinganya urabona kuko nakwibuka abasore bose baza mu magazine ya Shuni kandi narabonye usi cyane je kugura isigareti nkagira ngo uramenye umvare ngusekera none se wagira ngo nari kukurira kandi waruje kuduteza imbere mbega bakize cyakora ndabona usa nakarani ngufu nkunda kubona mu muhanda uva ku isoko ry'Inyamirambo yewe ndakwibutse aho si we magorwa w'umunyabutare databuje yafungishije abararizi basanze ifuro rya murenze nije magorwa go cyagihe ariko nkamere neza nawe urabibona masikini narinze ko apfiriye mu buroko numvise ko baherutse kwarasira ibisambo nibwira ko nawe je ndashaka kuzakoreza gutangira campaign yuko abayuvu tugomba kujya kwa Juvenal kumushimira tugatonda umurongo bino bya covid nimara kurangira twajya gushimira Juvenal yadukijije guhamagara muri gare zikaba katuzanira izintebe zacitsemo hagati mu kinyaganya cyikiye undi bani muhomoje hari izikigenda gutyo ze ziba zihari urugero zirahari ubuse nk'iyava zakije abagwe yazite ubuse nk'iyava nayo sigarira tega nta modoka igira kandi y'umujyi siko yibeshyira hari imodoka zose ziri mu mujyi sizayo sizayo mwumvise ngo niba hano ngo ruguru ngo sizahani tuye ruguru yo ngiye mu mashyamba hano mu binogo bagitemo ibihurungu imibu urishongoye kabisa Gicumbi ariko imenya ko amazamu yose angana Gicumbi ni hiyasi kabisa ese muyikwirwamo hiyasi mukwirwamo ikipe ruka igikombe kurusha izindi mugenda muri matatu oya Gicumbi yifashe neza mu mpande zose ni nayo kipe ruka igikombe rigakurenza izindi zose mu Rwanda zose niho igiruka ariko nibaza uko igera ku kibuga ihagirite ese igikombe se ugeze ubona gitega moto ahubwo yaragikiwe sinakubonye wapakiye imodoka sinakubonye wowe yigeze ubona gitega moto nakubonye ufite abakinnyi nka 6 mu modoka ahubwo polisi itagufasha ura munsi wowe mfata njyana he wari watendetse waba wapi kwari kugira ngo tujye kubashimira Gicumbi neba muri hotel hano heza cyane
yitwa ngo iki yitwa ngo iki muri hoteli yitwa hoteli yabonye umushoramari mushya ntago arayiha izina ariko ni hoteli n'izi ndimi mbwira uri muvuga rundi ni icyongereza. okay tuganire mu cyongereza nibura nk'iminota 3 ntabwo nabishobora kandi warize indimi urundi wiyumvamo ni uruhe nk'umuntu wize indimi ni Igiswahili. okay tuganire mu Giswahili nta kibazo. Habari mama binti unanisikia ni kitosi. maskani yako ni wapi bya 200 biraboneka hano ibya 200 bishaka ukabibona n'iby'ijana ubifite ijana ari warabuze nta kanyanga nta rumogi ntabwo twamukigikira ngamura turebe icyayi cy'igihumbi nzakigura nta kibazo neza ni Jean Pierre tuvugana ngewe nitwa Antoinette Niyongira ndi umunyamakuru kuri Kiss FM. Yego uri mu mwanya witwa surprise call. Umukunzi wawe niwe wakuntumyeho ngo tugutungure tukwifuriza umunsi mwiza. Tukubwire n'ubundi butumwa yantumye ariko yansabye ngo ubanze umbwire izina rye. Hanyuma mbone kukugezaho ubwo butumwa bundi yambwiye. Nzamwita Kuze Clotilde. Yitwa Nzamwita Kuze Clotilde. Ye, mumaranye igihe kingana iki se na Clotilde? Nk'imyaka 2. Okay. None se umuntu witwa Mutezimana Janvier waba umuzi? Alo? 102.3 Kiss FM. Imyoteza atiyongera gose gahunda ikaba imeze neza cyane kibazo cyayiba ita BNBF umwezi yagera Imana Benjamin twanze bekase Kipembe Premier Division. Champion wongera champion wi. Kibazo nayo ngo wiganye watwaye imyenda ya Ntuza Heroes ani beaten record. Nayo watwaye imyenda Heroes ayo Kigali ngiremirezera iyo katwaye umwenda utaruwaye. Bayikubita bayitiranyije n'uwagakubiswe se nicyo kibazo buri kuzira. Hari igihe ukora ikintu ngo nakantu vumbuye. Ukajya n'abantu bose bagutago bari wese bazikarireyo reka ikubitwa bazikarireyo reka kuntu gutsinda rero biryo hasigare ntuzongera gutsinda itsindije kuza yazivu nuwa ngo utabasha utatsinze rero agasena isigaze avuga tugenda zitsinze zombi buriya ntayijemo hasigare se asubiranye imyenda yayo bakajya bayigerera ikigo inama nayigira jewe nitaguma nitasubira imyenda yayo iragihura musanze ariko yisireyo wasubije umwenda w'abandi yahise Kigali ubwo rero ariko nawe mu manota ibara nawe rero mu manota Fuad nawe arahari Fuad umeze neza meze neza nta kibazo Anje ari gutegura ubukwe invitation arayibonye ishwe Anje natahe amasomo Anje aragiye yakomeza nawe bo nibwo aritegura na Mutoni Emi Dokima harimo aritegura nawe King James nawe King James ni kibono harimo bizagora nka Ivure byamusakwanza kogosha direde oya nta kirasi ikimenyetso Ivure nta kimenyetso kirimo ko zira direde ntiyazingukana kwa senga nuko apadiri so ninde mupadiri wagutinyuka mbere ya baragushinge buriya apadiri baritonda nago wagera akakareka ubutira mesatsi ndakurahi nta kibazo nago icyaka icyo bira niyo bitaruko iriya ni ruko padiri agugimbera bagati nta kibazo nago wanyinjira mu nago wakinjira mu rumo hano ima bahimbariza Imana iri hamesatsi yabayivurigira mu misatsi se hemba ni Imana ndakurahi ibyo ni ibigere umutima w'umuntu oya arebera kugeza aya ibyo birabisatsi byabayivuri naga ari igitekerezo cyiza uriye rebye ubona yivuri naga gahunda yagera ko nta misatsi yakizeho nginje musere natinda kujyayo arasetandira chazaje kabisa rurahanga do uruvuga uravuga urukize watinyuka kujya gusaba kwase ubukwe nabirabisatsi bya Nasiri aba yagize gutya yabipengeye gute meze nk'ibyintuza Kimararungu nta kimenyetso ariko waracyari na mutoya nta kimwirukansa nabaretse ariko ni mutoya cyari muto rwo intambara yateye nambara 90 abwira ko ngo yateye afite imyaka 7 ngutubwira kari muto no kumubeye ariko urabona atambwe vraiment kuja kwitamwe muri iyo foto jewe ndiko ni foto ariko twifotoje vraiment naziya ditambwe agaca azungurika inyuma kaza akajamwo tugasanga kwifoto zigasohoka turi kumwe na tambwe atarimo yaje tambwe turashwana mama yangu je ibana ivyifoto cette fois ci nabyo nihanganye
aho mfatira tambwe tuca dushwana ibintu ntibishoboka ega visage yiwe ku ifoto bon visage yiwe siyo kuja ku ifoto ya visage ziwe n'ibintu mengo ni ibintu byo kuri misère vivable ibintu menga bamubiko ujya visage ni kwitwara hajya mu bajya mu tundi tukoko hajya kuri misère vivable ku ifoto ntibishoboka raba ivyo bintu bwe bamubwire tambwe